utekereza iki koko mbabara umbwira ubutekereza iki ibitekerezo bikujyana kuri uwo mwana mutoya nanjye ko bitansajije ureba ibyo nahuye nabyo byose wabaye ukomera ukihangana koko wabaye wihangana erega ibibazo byose bizarangira mwana wanjye ibibazo bizarangira icyo nkubwiye cyo si twe tuzahorana n'agahinda urumva ni ukuri hangana kandi komera icyo nkubwiye cyo ni uko Imana izaduhanagura amarira yose twarize nta muririmbyi uko yaririmbaga izaduhanagura amarira mama ndakumva mwana wawe mfite ikibazo cy'uko ngo wowe no kwa Jabo ngo mwagiye muhana ibintu by'ibihango ibyo bintu by'ibihango byanancanze none se ntabwo bagusobanuriye igihango bahanye ma ikibazo gifite ni uko icyo gihango cyabo gishobora kwica urukundo rwanjye na Jabo reka da ahubwo bibaye ngombwa icyo gihango nicyo cyarushyiramo neza umva nkubwire mwana wawe igihango buriyo bavuze igihango ntunasobanukirwa icyo ari cyo igihango cyahanaga abantu bakundanye bikomeye buriya rega ise wa Jabo hari igihe yigeze ajya mu bihugu by'abaturanyi sha iso gira ngo nubwo mbere umwana mubise yarahongera nkamugarukira umva se wa Jabo yaragiye kaje abari gatoya na mushiki we sha iso niwe wagendaga akajya mu nka akazikama akagira ate inka nizicwe n'inzara ubwo yigize akaraha kagerika yishwe n'umunanu se ntago ize yazimenyaga none se wa Jabo aravuga ati mata uyu ni umuntu ni inshuti nyashuti ngiye kuyigabira nibwo yamuhaga iriya igihango rero dore n'ibindi nta nubwo igihango cyahabwaga inka kuriya ngo umuntu akugabire gusa ubundi igihango cyari igihango cyabaga gikomeye wumva urukundo icyo rwari rushatse kuvuga umuntu yarifataga buriya ba sogokuruza bawe ba mbere nubwo bamwe ntabazi nzi sobo data bukwe nyine sogokuru wawe ariko ba sekuruza wawe barifataga umwe akikeba n'undi akikeba noneho nka sogokuru waso akikeba na sekuru wa Jabo akikeba none umwe akavuga ati fata amaraso yanjye yanyunye nanjye yanjye nyanyunye yawe none bikaba ari igihango gikomeye hahandi nta muntu uzifuza guhemukira undi iso rero nubwo yikoza biriye tiridawe mwigana se abakobwa bari abantu baritiranwa ni Matilda wa winaha Jabo rizere ko ntekereje atari we we Butare avuka he umuturanyi wacu hano hirya mu kuri kwivugira ubwo niyo mpamvu yambarishijwe izo mpeta ku bikumwe ubundi aho ngaho bahambara impeta kuramo gera ni imirimbo isanzwe ariko nta cyumvuga ngo twebwe abagabo ngo dufata ibyemezo gutugura abana twarago cyane cyane nk'iyo naje n'ingwere n'agacupaho ubona ko we na nyoko usanga mwangize nkaho inyoko nimuvugane mwanzure numva icyo mwanzure kigenda ashaka kumubaza ninde waguhaye uburenganzira bwo gukundana na Matilda ninde waguhaye ubwo burenganzira ndetse mama sindi mukuru ku buryo nakifatira kutifatiye icyemezo cyo kujya kwiga muri kaminuza we kutifatiye icyemezo cyo kwishakira minerivare karinda urangiza kaminuza na segonderi watanze mangahe asoni wowe uzi ibintu twagushe kugira ngo ugeze muri kaminuza ukandagira iya nkandagirasi ngo iki ikibazo kiri nizere kuri kwivugira iyo mumaze kuva ahantu habi bita mwumva ko muri intwari mu by'ukuri nawe wivanze mu rukundo uri umusore ugeze igihe cyo kuba washaka rwose ariko uriya mukobwa ntushobora kumundongora ntibishoboka ntushobora kumucyura muri uyu muryango twumvikane uriho uraduta mu kindi gihombo twebwe ubu ngubu nta kintu na kimwe twasigaranye mu byerekeye kwiga kwawe na barumuna bawe uyu munsi wa none nkaho washatse
ufite amashuri nta yawe ngo ujye uhembwa nka 500 nawe 500 mu kire miliyoni mu muryango yenda muduhemo n'akajana kugura ibishyimbo uri urazana inyandagira bitabita ukwezi kuzajya gushira uhaha gusa arya kuzageza uhenuka utakangisha ngo wize kaminuza urumva atari ikindi gihombo mugaba mwiza singuciye mu ijambo ubakobwa bose mwiganye muri segonderi abo mwiganye muri kaminuza waguze nk'umukobwa mwiza ujyanye nawe ujyanye n'icyiciro cy'ubudehe barizwamo icyo nzicyo nuko se wajabo buriya azagarura agatima agatekereza ati badata barabanaga ntabwo nahemukira uno muntu akabona ko ari ubusinzi bumugira kuri naho rwose iki gihango cyabo ni nacyo cyakavumbuye urukundo rwanyu none rukarushaho gukomera kandi ndabyizeye hamwe no gusenga hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya azadufasha ntugire ikibazo wowe icyo ugomba kumwereka ni iki umutima mwiza wa gikobwa mwana wanjye uramenye buriya nturaka gateranya miryango kari kabishyushyemo ngo karabafashe uburere nagutoje mu bukene dufite uko biri kose ntuzashukishwe iki ubukene ngo bukuganze mwana wa najabo nagukunda uzamubwira uti narahiye imbere ya mama yuko ntazamuhemukira azakingira nkagenda muki mwivara nkasezerana mwana wa ntuzaruntangishe nubwo azagukunda ntazagushuke urumva uri kumva ibyo shaka kukubwira uramenye ntazagushuke azagukunde bitagira ikizinga ariko umunsi uzaba uyumwe wonyine agaseke kawe uzagapfundikire mwana uzagapfundikire uzagapfundura rukugezeyo urabyumva naho so cyaso watatiriye igihanga ariko ntacyo nanjye ngiye kumushyira mu mbaraga z'Imana uriya mukobwa w'imyato y'ibigutiya unuka uri kumujyana bararoga kabisa urukundo si rujya aho rushaka cyo rushaka twarakubyaye nyira papa twarakubyaye niba twarakubyaye cyo rushaka ariko ntabwo turacyari maso turakurebera shaka undi umutwereke tuvuge ati nta kibazo naba byibura yarangije na segonderi ikibazo nuko atize gusa cyangwa nuko nacyo ni ikibazo none se ugiye gutunga umugore gute udashobora kuba ufite umwana ngo byabashije kumusobanurira aho muwaka amubwire ati ejo muzakora ibi ngibi ejo nuba minisitiri we ngo ajye mu mugende kuhinga ibijumba yirimira bajya bavuga ngo minisitiri Jabo ngo afite umugore utarize na primaire wirirwa acuruza ubunyobwa ku muhanda ntabwo byavamo ariko mwabana ntabwo byavamo mbege wino mubwire mbege mbabarira umuhamagarire Jabo hari ikintu ushaka kumubwira cyihutirwa nakundi reka mubaza baba barakurose kubunga uzi ko wirirwa uzerera nka ruhombi nimba ari n'ibirozi bijye bigutembereza ahandi kuri ba Hakizimana zanzerereza imureshya Jabo ntawe uhari shambege noneho uyu munsi ndakwinginze pe mbabarira kuko kujya iwanyu ntibyankundira mbabarira umuhamagare basi n'iminota 3 gusa hari akantu ushaka kumubwira ndahita nisubirirayo ariko umuntu wakuroze ntabwo yakarabye kuko iyo aza gukaraba ntabwo uba umeze utyo shambege mbabarira akira basi nkugurire akira ngambabarira basi umuhamagarire umuntu aze mubwire imite nigendera uranyitegereje ubona ubu bucerye nabwandavurira okay ntacyo jya ushinga hirya ugenda uraye hirya nimba wumva twajya ngo urimbwa y'impeshyi nizo zirirwa basi ndakongera ndi bukongera ndi wundi uranyongera ndi umwonga iki urabona napfana iki nawe incisha ibi gusa reba ukuntu uba wiyambitse se ibintu by'ibijipo wabishyiriye nyoko ibyo bijipo ukareka kwambara gutyo umukobwa nkawe w'inkumi
wakwihanganya ukajya ku misega mureshya ukareka kwireshyeshya na musaza wanjye ari hejuru cyane nawe mwahurira. Ngarukiriza hese yaba nashoboraga kuzamuka harenzaho. ariko se Matilda yakugize iki? Inzaratse zirafashe. Niba utamukunze niba utamushaka ntago nubwo wanyubanga musaza wawe. Aragashaka burirwe. Ese kuki mwese muri kwivanga mu marangamutima yanjye? Ariko ubundi ufite ikihe kibazo wowe? Ikibazo gifite wowe. Ndagira ngo mwanangirize n'undi munsi ndakwiyamye kuri Matilda ntabwo nshaka gukomeza kumubwira amagambo nk'ayangaya. Ndagira ngo nanjye ntihanangirize umukobwa. Buretse. Ave mu buzima bwacu. Ndakuruta urumva? Kandi ntago ari wowe ungenera icyo ngomba gukora n'icyo nyine ndekora. Tega amatwi nkubwire. Ntawe nteza amatwi sinteza amaboko ariko. N'undi munsi nkongera kumva umubwira nabi nzakubaka kandi urabizi ko nkukunda. No mu nzozi nta nubwo narota mubwira neza. Ufite ikihe kibazo? Urarira Mariya ya Nyangara. Canga. Urarira muzure bene wacu. Ndavuze ngo ujya muri. Ako uranjyana waretse iranshinze nkayiha nk'urukiruma. Wandaya. Ubu naruha wowe. Urukunyuma. Kandi ubu nagucapa mwana. Jya mu nzira ngo. Mukibishye wagira ikihe kibazo pe? No kujya wihangana nyine se nabigenza ne kari kuri abambereye. Yaba we byaba mama abo mu rugo bose nta numwe ukigikiye. Cyangwa ari hatari nyine. Uko byagenda kose ntabwo nagutererana. Izi ntambara nk'izi zahozeho kandi ndabizi neza ko umunsi muzagera bakaza kubyumva neza bakazanadushyigikira. Ndaburyo wihangana sibyo? Ni hatari. Kuko gutya nyine. Oya nta rukundo rutagira ibigeragezo. Ntaho warubona. Ariko byo da. Kandi urukundo rufite ibigeragezo nk'ibi ngibi nirwo ruba urukundo rwa nyarwo bikarangira na babandi batwangaga aribo batugarukiye batangiye kudushyigikira. Kandi niyo batagaruka mu buzima bwacu ntabwo duteze gutandukana. Nyine nuko jya nyine wihangana kandi abihanganye baranesha. Nako disi byibura wowe umbwira n'amagambo meza. Gusa nyine jabo nyine ndagushimira ku bwa buri kimwe ko buri kumfasha nyine gusoma no kwandika. Ariko nyine hari n'ikindi nyine nashaka kukubwira. Nta kibazo wambwira nta kibazo. Dore mama wawe jabo Oya nta kibazo nta kibazo ntacyo gutwara ariko Matiri Karabo urumva nta matwi ugira uri iki mu bintu byose. Ubu ndaruka mu gitondo saa 5 nimugoroba hejuru yawe. Inshuro zingahe papa avuga ko amvuga atamushaka koko? Ubushaka ko nzafata kwa n'ubujinya nkafatwa n'uburakari nkakubwira nabi nanjye. Wamba bare ukabyara. Mama ariko nta kintu kibi twakoze. Twari turi gusubira mu masomo hari utuntu yari atari gufata neza. Sinavuze ko ndi kumwigisha se kumenya gusoma no kwandika. None papa yakubwiye ngo se papa wagiye umureka. Reka nkubwire. Uzishima umunsi umwe gukubita imbere y'umukobwa ugasaba ino karitsiye yose bakayavuga ngo papa we yaramukubise ku myaka ufite n'amashuri ufite. Bana yanjye. Nuza tuberekize mpavura. Nyine nuze kubimubwira. Biraterwa n'uko witwara.